Muraho neza inshuti zacu, nta mpamvu yo gutinda. Ngiye kubafatira indirimbo yitwa Tubabarire. Ubushize nari nayibarimbiye mu ijwi rya soprano yonyine, ariko ubu tugiye gufata soprano yifatanyije na tenor. Amajwi yombi ko ari abiri, mwumve ukuntu tuyasorofeya. Mbibutse ko iyi channel yitwa Ndabakunda TV. Ubaye utarakora subscribe kuri iyi channel wayikora, ariko mwamaze kuyikora mwese ndabashimira, muri inshuti zanjye, muri nkoramutima zanjye. Reka nze twihute, nta mpamvu yo gutinda. Okay, reka mbanze nyiririmbe, nindangiza kuyiririmba mpite mbereka hano ku manota uburyo ki tugiye kugenda tuyisoma, namwe mubibonaho amanota yanditse n'uburyo tugenda turirimba amagambo. Soprano na tenor zifatanyije, twumve uko ziririmbwa. Buri gihe hatangira soprano. Nyagasane tubabarire, tubabarire. Nyagasane tubabarire, tubabarire, tubabarire. Kristu kreye Yesu tubabarire, tubabarire. Kristu kreye Yesu tubabarire, tubabarire, tubabarire. Nyagasane tubabarire, tubabarire, tubabarire. Nyagasani yeye tubabarire, tubabarire, tubabarire. Okay, reka dusorofeye soprano. Nibyo soprano na tenor ni aya ngaya, n'ubundi turahera kuri soprano nk'uko ari ku indirimbo yanditse. Nyagasane tubabarire, tubabarire. Nyagasane yeye tubabarire, tubabarire, tubabarire. Kristu kreye Yesu tubabarire,
Yo